kwigira hamwe ese ni gute wakora amahoro y'Imana niyongere abana b'inshuti yacu mbibuza kanda subscribe mutugiye kwigira hamwe ese ni gute wakora indirimbo ukoresheje telefone yawe mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere banza gusaba ni ukanda subscribe, like ndetse na comment tugiye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Akandi tugiye kwigira hamwe intambwe step by step. Ikintu cya mbere musaba banza ukore subscribe kugira tubana mu n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Okay, reka dutangire. Nta kindi urakora, urazijya kuri Play Store cyangwa Google Play Store yawe usanzwe ukoresha, ujye usake application yitwa BandLab. Numara kuyishaka urayisitara muri telefone yawe. Ngiye nsanzwe nyifitemo iyi ngiyi ubona unkweretse ahangaha. Butsa gucurika telefone yawe kugira ngo ubashe kubona video yacu neza. Nurangiza urafungura ya application niba utarusanzwe uyikoresha, birasaba ngo ubanze ushyiremo Gmail ukoresha yawe. Nurangiza uraza kuri BandLab nk'ibisanzwe. Bibutsa ukanda subscribe, please like ndetse na comment kugira ngo ubutaha tujye tumenya ibyo tuzatuganiraho, ikintu cyose wifuza kumenya tujye tukibagezaho mu biganiro byacu bya buri munsi. Nurangiza uraza ukandi ahangaha ngiye kwereka kuri aka staff ka plus ubona ahangaha, rangiza utegereze gafunguke. Urabona iyi application ifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye bikoreshwa mu muziki. Wazi ibintu by'umuziki, application yagufashwe. Application ishobora gucura beat, mastering ndetse twizigiye tutandukanye wadusanga muri iyi application. Guys, mbutse ukanda subscribe please kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu. Gusa no munsi cyo twaje kugira twaje kwiga n'ukuntu dushobora gukora indirimbo dukoresha telefone, ntabwo tuje kwiga birabindi. Niba ushaka tuzabiganira jya muri comment ubyandike kugira ngo ubutaha nabyo nzabigisha ukuntu ushobora kurucura beat ndetse n'ibindi. Ahangaha ushobora kubona explore ugakoresha beat y'abandi, ariko twebwe tugiye gukoresha beat yacu. Niba ushaka kuza kwishaka kwikora beat nabyo urabyandika muri comment. Butsa kanda subscribe, like ndetse na comment. Turayifungura dutegereze gato. Nturangiza urabona haratafunguka hano hantu harya impact file. Tugiye guhitamo beat dufite muri telefone yacu. Urahitamo import file wafungure. Butsa kwanda subscribe. Bibutsa ko bageze ikiganiro ari Shyaka Achille cyangwa Idi Amin. Urangiza urategereza ho gatoya. Uraza uhitemo beat ufite muri telefone yawe. Koko izi beat twazikuye ku rubuga rwa YouTube, twe tugiye gukoresha kuntu tugiye kongeramo ide cyangwa ama element kugira ngo ya beat ize kuza ari yacu. Tujya ku rubuga rwa YouTube nize kuzamo ari copyright. Turangiza turakanda hano kuri akamenyetso ka plus ubona tafunguka. Se duhitemo element yaza twanatse BandLab sound, wakande mara kwakanda uze uhitemo element cyangwa kick wifuza. Twe tugikora injyana hip hop, letamo kamwe muri utwara ryamo injyana nyinshi zitandukanye, nayo raterwa n'injyana ugiye gukora, niho uza ugakanda ugahitamo. Turangiza duhitemo injyana dukoresha, nongiza dukande kuri plus. Angiza urabona ko ya element yacu yageze mo. Nonge ngo tugiye gukora, tugiye kuri codinga indirimbo yacu. Birasaba kuba ufite headphone cyangwa kuteri. Uraza ukane kuri akantu ubona ngiye kwereka hano hasi ka plus k'umutuku, uragakanda nurangiza utangire recording indirimbo yawe. Nurangiza kuri codinga indirimbo yawe na kindi urakora, uraze ukanda ahangaha nkweretse nkize aga fresh. Habona kamubishe byibura kuno ino ndirimbo twakodinze wanze mu buzima maze uragenda unsiga. Nurangiza uraza kandi hano hejuru nakweretse konde save. Nurangiza iraza hano. Niba icyo utamenye ndagusaba kujya muri comment kwandika kugira ngo ubutaha tuzagusobanurire neza buri kantu ku kandi. Thank you for watching.